Inshuti bakunze reka tubahe ikaze aho muri hatandukanye tubifuriza kugwa neza Imana y'amahoro ikomeze ibarinde. Reka tubabwire amakuru tugeze muri aka kanya avuga yuko itorero rya ADEPR mu Rwanda ryamaze gushyiraho abayobozi b'amaparuwase ndetse n'abayobozi bungirije b'indembo, ubwo ni ba executive pastors b'indembo uko ari enye kuko hari rumwe rutaramubona. Hanyuma rero hari amaparuwasi abiri atigeze abona abayobozi cyangwa se abapasiteri bayobora. Turaza kumenya impamvu cyangwa se turaza kumenya uko bizagenda bo. Hanyuma rero turanamenya utwo turere cyangwa se amaparuwasi ni ayahe. Reka tuze mu nkuru ku buryo burambuye kandi subscribe, like, share na comment kuri YouTube channel yacu kugira ngo tujye tugezaho amakuru avuga hirya no hino yamenye mu ba mbere, hanyuma ugubwe neza. Reka rero gushimira uwo wabikoze, habwa umugisha, nawe wabikoze kera gubwe neza kandi usangize izi nkuru zacu niba kuko harabona zagirira umumaro. Reka rero tuze tubabwira amazina y'abashumba b'amaparuwasi ndetse n'abashumba bungirije b'indembo zitandukanye nk'uko byatangajwe na ADEPR mu masaha 2 n'igice ashize. Ubwo rero turi kuri recording ino nkuru ni saa 11 n'igice. Bikaba rero bimaze gutangazwa mu kanya kuri Life TV, televiziyo ya ADEPR mu Rwanda. Hanyuma rero reka natwe tubibagezeho kuri YouTube channel yacu. Reka twagiye duhere mu rurembo rw'umujyi wa Kigali cyangwa se ururembo rwa Kigali muri paruwasi ya Nyarugenge. Ubwo nyine murabizi ko mu paruwasi angana n'uturere tugize u Rwanda 30. Muri Nyarugenge rero umushumba wa paruwasi ya Nyarugenge ni Pastor Cyubahiro Charles. Hanyuma muri paruwasi ya Kicukiro ni Pastor Ngirababyeyi Gilbert, uwo niwe wabaye umushumba wa paruwasi ya Kicukiro. Hanyuma muri Gasabo, muri paruwasi ya Gasabo umushumba ni Pastor Nduwimana Etienne, wari usanzwe hari Remera, ni naho hari icyicaro cya paruwasi ya Gasabo. Hanyuma mu ntara y'Uburengerazuba cyangwa se mu rurembo rw'Uburengerazuba, executive senior pastor cyangwa se executive pastor ni umuyobozi wungirije w'ururembo ni Sibomana Jean Claude. Hanyuma mu karere ka Rusizi, muri paruwasi ya Rusizi n'ubundi ni Pastor Mushimiyimana Jean Claude ugiye kuhayobora. Muri Nyamasheke, muri paruwasi ya Nyamasheke, Pastor Murera Emmanuel niwe bahawe kuhayobora. Hanyuma muri paruwasi ya Karongi ni Pastor Nyandwi Elaste niwe pastor niwe mushumba waho. Mu karere ka Ngororero, ubwo ni muri paruwasi ya Ngororero n'ubundi ni Pastor Twizerimana Atanaze. Hanyuma muri Rutsiro, paruwasi ya Rutsiro ni Pastor Bizimana Kazungu Charles. Hanyuma muri Rubavu ni Pastor Nimuragire Jean Marie Vianney, ari nawe mushumba w'ururembo rw'Uburengerazuba. Twibutse ko umushumba w'ururembo azaba ari nawe uyobora paruwasi yo muri ako gace nyine cyangwa se muri ako karere, kubera yuko nyine ari we mukuru, nta wundi mujya munsi uretse umwungirije gusa. Executive pastor twahoze tumuvuga ari we Sibomana Jean Claude bazafatanya. Hanyuma rero reka tugende mu majyaruguru. Tugeze mu majyaruguru turahasanga executive pastor waho cyangwa se umushumba w'ururembo wungirije ni Pastor Nshutiraguma Jean Baptiste. Muri paruwasi ya Burera ni Pastor Nsengimana Laurien. Muri paruwasi ya Gakenke ni Pastor Nzamwita Aloys. Musanze rero ni Pastor Wambaje Emmanuel, ari nawe mushumba w'ururembo rw'amajyaruguru. Hanyuma rero muri Rulindo ni Pastor Fitinema Chantal. Naho Gicumbi ni Pastor Mugiraneza Jean Baptiste, niwe wahawe kuyobora ahangaha n'ubundi. Tugende mu majyepfo naho, ariko tutarava mu majyaruguru. Mwumvishe ko akarere ka Nyabihu kadafite umuyobozi cyangwa se paruwasi ya Nyabihu ntabwo yahawe umuyobozi. Hanyuma rero tukomeje mu majyepfo, executive pastor cyangwa se umushumba w'ururembo wungirije ni Pastor Mukagashugi Marie Chantal. Ndi kuvuga umushumba w'ururembo wungirije ariko numvisha atari ko babyitaho bavuga mu Cyongereza ngo ni executive pastor.
ubwo ni nka pastor wenda ni nk'umuyobozi nshingwabikorwa niko nabyita, ariko nyine mu magambo makeya kugira ngo byorohere abantu kubyumva, ni umushumba wungirije w'ururembo. Ubwo wenda nitumenya indi nyito ikwiriye mu kinyarwanda twazabikosora. Hanyuma dukomeje rero mu majyepfo muri paruwasi ya Kamonyi ni pastor Binyonyo Umutware Jeremy, Muhanga ni pastor Gatsinzi Pierre Celestin, muri Ruhango ni pastor Huwakimana Thomas, i Nyanza ni pastor Misago Andre niwe wahaye kuyobora ino paruwasi ya Nyanza. Paruwasi ya Gisagara ni pastor Mushimiyimana Pierre Damien, naho i Huye ni pastor Ndayishimiye Tarsis ari nawe mushumba w'ururembo rw'amajyepfo. Nyaruguru rero muri paruwasi ya Nyaruguru ni pastor Nsanzamahoro Fidel, naho paruwasi ya Nyamagabe ni pastor Nkurikiyimana Daniel. Reka dukomereze mu Burasirazuba. Executive pastor ubwo ni umushumba w'ururembo wungirije ni Kamukama Edith. Muri Bugesera, muri paruwasi ya Bugesera ni pastor Rugerindinda Alice, ni umugore. Kirehe ni pastor Nsengumuremyi Athanase. Kayonza ni pastor Musabyeyezu Jean Dodier, arazwi cyane, yagiye ayobora ahantu hatandukanye harimo Kabeza, ADEPR Kabeza na Kanombe, ndetse no mu Kagarama n'ahandi, n'ubundi yarasanzwe aba mu Burasirazuba rero kare bahaye kuyobora Kayonza. Muri Rwamagana rero ni pastor Bizimana Jean Baptiste ari nawe mushumba w'ururembo rw'Uburasirazuba. Naho i Nyagatare ni pastor Sharangabo Pierre Damien, i Gatsibo ni pastor Benedata Fulgence. Naho muri Ngoma ni kimwe na Nyabihu, ni umwihariko ngo ADEPR yatangaje ko abantu bazamenyeshwa umuyobozi cyangwa se abayobozi baho bo muri ayo maparuwasi, abashumba bo muri ayo maparuwasi mu minsi cyangwa mu bihe biri imbere nk'uko babitangaje. Ni kimwe na executive pastor cyangwa se abashumba bungirije mu rurembo, umushumba wungirije mu rurembo rwa Kigali. Kigali ntabwo tugeze tumenya umushumba w'ururembo wungirije cyangwa se executive pastor wari we, ntayo bashyizeho, bivuze ko bashobora kuzamushyira mu minsi imbere. Kigali niyo kwitonderwa birumvikana, kuko nyine ni izingiro rya byose, niho ubutegetsi bwose buba bufite icyicaro gikuru. Birumvikana ko rero na ADEPR niho ifite icyicaro gikuru. Ni umuyobozi w'ururembo niwe, nako wa ADEPR niho abari, kandi na paruwase bigaragara ko ariho izabiri. Bisobanuye ko rero uyu muyobozi cyangwa se umuntu uzayobora ururembo rw'umujyi wa Kigali nawe azamenyekana. Ntago higeze hagaragara umushumba mukuru, ni umushumba wa ADEPR ubwo nyine ni pastor Ndayizeye Isaie, niwe uyobora ururembo rwa Kigali, ariko ntago arashyiraho executive pastor we cyangwa se umwungiriza bazakorana. Hari benshi bakomeye muri ADEPR bazwi bakeneye cyangwa se dukeneye kubona mu myanya. Bigaragara ko nyine bisaba ko babyitondera bakareba igikwiriye, bakareba ushoboye kurusha abandi cyangwa se uw'Imana itunga inkoni nyine ko ariho hayobora, ni byiza. Hanyuma mwabonye ko mu mpinduka zabayeho harimo no kuba abagore bahawe imyanya cyangwa se igitsina gore cyahawe inshingano zikomeye zo kuyobora akarere cyangwa se paruwase. Murabizi ko paruwase ingana n'akarere, ariko abenshi mu bungirije, abashumba bungirije mwumvise ko ari abagore cyangwa ari igitsina gore. Uretse akarere ka Bugesera kahawe kuyoborwa n'umupasiteri w'umudamu, ndetse n'akarere kandi na kahe ni mu Burasirazuba, ni akarere ka Bugesera n'ubundi niko kahawe kuyoborwa n'umugore. Ndumva hari nta kandi, abandi ni aba executive pastors nibo b'abagore abenshi. Urumva ko rero nyine ni icyizere gikomeye abagore nabo bagiriye mu itorero rya ADEPR. Ariko kandi na Rulindo nari nabitekerejeho ko hari akarere kagomba kuba cyangwa se hari paruwasi igomba kuyoborwa n'umudamu. Rulindo murabyuka ko twavuze ko Rulindo umuntu uhayobora paruwasi ya Rulindo ni pastor Ufitinema Chantal. Bisobanuye ko rero ADEPR
yahaye ijambo umugore mu buryo bw'ubuyobozi nubwo yari asanzwe arifite mu buryo butandukanye. Hanyuma rero nayo ni intambwe yindi ADEPR iteye nubwo itavugwaho rumwe na benshi, ariko itorero rigaragaza ko ari iterambere ryari rikenewe kuko abagore bafite uruhare runini mu iterambere ry'itorero mu buryo bufatika. Reka rero tubashimire ko mwabanye natwe mwadukurikiye muri ano makuru yacu twabagezagaho. Commentaire irakenewe uko mubyakiriye nuko mubyumva, hanyuma nuko mubyishimiye, ariko muri rusange dukwiye kubyishimira kubera yuko ni abayobozi bazayobora umurimo w'Imana, kandi ni byiza ko umurimo w'Imana uhagarariwe n'abayobozi basobanutse. Byumvikane ko abenshi bagomba kuba barize atari amashuri asanzwe gusa, ahubwo bakaba baranize iby'iyobokamana kugira ngo bajye bigisha ibyo bumva, bajye bigisha ibyo basomye bafitiye impamyabushobozi, ariko kandi ari n'abanyamwuka. Wenda harimo abo tuzi neza, namwe hari abo muzi, nanjye hari abo nzi. Murabizi ko njye abo nzi ndabizi ni abanyamwuka cyane, ntago ari abanyamashuri gusa, no mu mwuka barimo neza. Ubwo rero ntekereza ko bazarushaho kubinoza neza. Reka tubagire icyizere kandi tubashyigikire, tubasengere kugira ngo umurimo w'Imana uzakomeze gukorwa. N'andi matorero muri gukurikira ino nkuru n'abandi mu yandi matorero musengere umurimo w'Imana, kuko umurimo w'Imana uragutse. Abari mu itorero murabizi ko ari abantu bose bizera Yesu Kristo aho bari hose.